Rwanda SCDA Imnizi. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti dukunda guhurira ku murongo w'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Waba ugeze hano ku nshuro ya mbere, tuguhaye ikaze kandi tukwifurije ibihe byiza wowe n'abawe. Niba ukunda kunezezwa n'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana, wakanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu kumva amateka y'indirimbo. Ntabwo nasuhuza kandi gusa abatarinjira mu muryango w'abakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana, reka suhuze kandi za nshuti z'akadasohoka zifasha gukora share, zikora like kuri video igeze aha hantu. Nukuri mbahaye ikaze mwese, Uwiteka arusheho kubishimira no kubabera ibyiringiro. Turi mu gice cy'indirimbo mukunda cyane, indirimbo zasabwe. Mu ndirimbo zasabwe twahisemo kuvuga ku ndirimbo zo ku mugezi. N'ubutaha tuzababwira ku ndirimbo ivuga iby'umugezi. Ntuzacikwe, kizaba ari igice cya gatatu cy'indirimbo zasabwe. Mu ndirimbo zasabwe z'uyu munsi rero turababwira amateka y'indirimbo yo ku nkengero za Yorodani. Izi nkengero za Yorodani tugiye kuvuga ntabwo ari inkengero z'inzuzi zinaha mu isi yacu, isi yacumuye, ahubwo turubura amaso mu kwizera turebe ku nkengero za Yorodani yo mu ijuru, aho tuzaririmbira indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama igihe tuzaba dutabarutse dukuwe muri iyi si y'imburagasanyi. Amateka y'indirimbo y'uyu munsi ni amateka avuga ku ndirimbo ya 47, indirimbo mukunda cyane, indirimbo ivuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umugabo witwaga Samuel Stennett. Uyu mugabo akaba yari umuvugabutumwa muri Seventh Day Baptist. Abo muri iri torero bakaba barubahirizaga isabato y'Uwiteka nk'umunsi wa karindwi w'icyumweru, nk'umunsi wera kandi w'Uwiteka Imana. Uyu muhimbyi rero akaba yari umuvugabutumwa ukomeye muri iryo torero, kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Samuel yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, avukira hitwa Exeter. Ariko ubwo Samuel Stennett yari afite imyaka 10, umuryango we waje kuva muri ako gace wimukira mu mujyi wa London, aho papa we yari umuvugabutumwa mu itorero ry'Ababatista muri Little Wild Street. Mu cya 758 Samuel yasimbuye se ku mwanya w'ubuvugabutumwa, ari nabwo yaje gukomeza kuyobora izi nshingano kugeza avuye mu mubiri. N'ubundi hari kuri urwo rusengero papa we yakoragaho rwitwaga Little Wild Street, ni muri London mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe tuvuga amateka y'iyi ndirimbo na Samuel wayihimbye, ntitwabara kuvuga umugabo w'icyamamare witwaga John Ripon. Ni umugabo twigeze kuvuga mu ndirimbo y'167, indirimbo ivuga ngo mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye. Ubundi iyi ndirimbo mpagaze ku nkengero ya Yorodani n'indirimbo mwabera b'umwami twavuga ko hari amateka magufi cyane zigeze guhuriraho, nubwo abahimbyi bazo bari batandukanye. Aho zari zihuriye ni mu gitabo kimwe cyari kirimo indirimbo John Ripon yakusanyije azikuye ku banditsi b'abahanga batandukanye bari barabayeho. Ni igitabo cyitwaga Selection of Hymns from the Best Authors. Zimwe mu ndirimbo tuzi zakunzwe muri icyo gitabo ni indirimbo mwabera b'umwami, nubwo umuhimbyi wayo yakomeje kubura n'amaginga ye. Niba waracitswe n'amateka y'iyi ndirimbo, reba munsi hano muri comments
urahasanga linki maze uyikandeho usobanukirwe n'amateka y'indirimbo y'167. Rero iyi ndirimbo mpagaze ku nkengero ya Yorodani nayo yasanzwe muri icyo gitabo Riponi yari yaranditse agashyiramo indirimbo zagiye zikurwa ku banditsi b'abahanga bari baragiye babaho uko ibihe byagiye bisimburana. Ikindi kivuga kuri Samuel Stennett wahimbye iyi ndirimbo ni uburyo yarazwi nk'inshuti y'ubuyobozi bwa cyami, ndetse rwose ngo ibi byatumye George wa gatatu amuha amahirwe yo kuba yakorana nawe mu bya politiki, ariko Samuel we arabyanga, yihitiramo gukomeza inshingano zo kwibera umuvugabutumwa ukomeye. Mu gihe tuvuga amateka y'iyi ndirimbo ntitwabura kuvuga injyana y'iyi ndirimbo, bivugwa ko yagiye ihindagurika ndetse cyane rwose, nyamara twe tukaba tuyiririmba mu njyana yakozwe na Tullius Clinton Oken. Uyu Oken bivugwa ko yabayeho kuva mu cya 830 kugeza mu cya 912. Iyi njyana rero ngo akaba yarayikoze mu cya 860, ariko ikagaragara mu cya 877 mu gitabo cye cyitwaga In Book Jasper and Gold. Ibi bishatse kuvuga ngo amanota y'iyi ndirimbo niyo yagaragaraga muri icyo gitabo, kuko bidashoboka ko injyana yandikwa mu gitabo. Ikindi twavuga ku njyana y'iyi ndirimbo ni uburyo umunyamuzika witwaga Rigdon yayikuye ku rufunguzo rwa minor akayishyira ku rufunguzo rwa major. Bivugwa kandi ko ugusubiramo kw'iyi ndirimbo ngo kwaba kwarongewemo nyuma, ngo kuko ihimbwa na Samuel Stennett uko gusubiramo kwayo kutabagamo. Ikindi twavuga mu mateka y'uyu muhimbyi ngo nuko yari afite sekuru, ariko uyu sekuru we witwaga Joseph Stennett nawe akaba yari umwanditsi w'icyamamare mu guhimba no kwandika indirimbo zo guhimbaza Imana. Mpagaze ku nkengero ya Yorodani ni indirimbo yaririmbwe mu biterane by'ivugabutumwa, kandi benshi bakishimira uburyohe bwayo. Iyi ndirimbo yahimbwe na Samweli yivugira iby'inkengero za Yorodani. Samweli ahimba iyi ndirimbo yari ameze nk'uhagaze kuri izo nkengero za Yorodani, aho yubuye amaso maze akabona igihugu cyiza cy'i Kanani. Samweli yakomeje kwitegereza mu kwizera, maze abona ibibaya bihoramwo umucyo iteka, abona kandi nyir'umucyo ari we Yesu yirukana umwijima. Ibi byateye Samweli kumva adashaka kuguma inaha, kuko Yorodani yumvaga isuma cyane kandi gasuma cyane, ariko muri we ntiyatinya kuyambuka. Nshuti bavandimwe, hari amagambo nanjye nkunda muri iyi ndirimbo yo mu gice cya 3 avuga ngo aho heza nzahagera ryari ngo mpabe mpiriwe, nzareba data mu maso ryari nduhukiye ibwami bwe. Ni indirimbo yivugira iby'inkengero ya Yorodani Samweli yabonaga mu kwizera. Ni indirimbo ivuga ikindi gihugu barizwa kuri uyu mugabane wo kuri ino si idutera guhora dushavuye. Ni indirimbo yerekana igihugu gitoshye kizavugirwamo indirimbo ya Mose na Miriyamu hakurya yo kunesha icyaha. Ni indirimbo ivuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Mpagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso ndora igihugu cyiza cy'i Kanani, niho ibyanjye biri. Hakurya muri ibyo bibaya hahora umucyo iteka. Yesu Kristo niwe uzahabera umucyo ahakura ijoro. Aho heza nzahagera ryari ngo mpabe mpiriwe, nzareba data mu maso ryari nduhukiye ibwami bwe. Mfite ibyishimo mu mutima, sinshaka kugumaha. Yorodani isumira hose, ariko ntinyuka kuyambuka. Ni igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye. Tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka.
muvandimwe ukunda kumva amateka y'indirimbo hano kuri Rwanda SDA Hymns, ndakumenyesha ko iyi ndirimbo bayishingiye ku masomo yo mu byahishuwe ibice 15 umurongo wa 3 n'igice cya 21 umurongo wa 23. Dusome mu gice cya 15 umurongo wa 3 ndetse rwose tunasome n'umurongo wa 4. N'amagambo avuga ngo baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. N'indirimbo ubwoko bw'Imana buzaririmba buvuye mu mubabaro utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Icyakora ntibazongera kubabara ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ndakwifuriza kuzaririmba kuri iyi ndirimbo. Dusoreje aha mu kumva amateka y'indirimbo ya 47 ivuga ngo, mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Ndagushimiye wowe twabanye, by'umwihariko wowe twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje. Ndagusaba kandi ngo niba utarakanda kuri subscribe, udutere inkunga ikomeye ukanda kuri subscribe. Ese hari amagambo yagufashije? Ngaho bitwereke ukanda kuri like. Nongeye kugushimira wowe ukora share kugira ngo aya mateka azagere kure. Mwese mbifurije ibihe byiza. Nitwa Jacques Lameke, Imana ibaho umugisha. Rwanda SDA Hymns.